mbere yuko twinjira mu ntambara iri kubera Bukavu n'icyemezo kimaze gusohorwa na M23 mu itangazo batangaje nonaha ubu turi kuvugana, mbere na mbere tubanze twongere duce iminota mike cyane ishoboka ikiganiro kiri inyuma, ariko reka duhere kuri kano kaganiro, n'akaganiro gatonya cyane k'iminota mike cyane. His Excellency Paul Kagame ubwo yaganiraga n'umunyamakuru akamubaza kino kibazo kandi ku munsi w'ejo. Iki ni ikibazo umunyamakuru yabajije His Excellency Paul Kagame gikunzwe no kwibazwa n'abantu benshi cyane. Rwanda exports coltan, for instance, which does not exist here, is smuggled from DRC. No, please, I invite you, we show you where we mine coltan. But uyu munyamakuru yabajije His Excellency aramubaza ngo ese u Rwanda rwaba rwohereza mu mahanga amabuye ya coltan cyangwa se andi mabuye adacukurwa mu Rwanda, u Rwanda rukayohereza hanze kuyacuruzayo? Perezida yamusubije ngo ndagutumiye ubu nonaha, ndagutumiye uzaze tukwereka ibirombe mu Rwanda birahari ducukuramo izo coltan n'andi mabuye yacu. Rwanda exports any other minerals that are smuggled from Eastern DRC? I don't know about that, because that in any case can't be the problem. People who are benefiting from minerals of Congo more than anybody else are South Africa. Ndetse hano yakomeje amubaza ati none se kuko u Rwanda nta mabuye aturuka muri Kongo cyangwa mu burasirazuba bwa Kongo u Rwanda rucuruza mu bihugu by'amahanga cyangwa se rwohereza mu bihugu by'amahanga? His Excellency Paul Kagame yamusubije ngo ibyo si byo, ndetse ibyo nta rugo byakabaye ikibazo. Ati nimba hari abantu ahubwo ngewe nzibungukira mu mabuye ya Kongo cyangwa se barya umusaruro w'amabuye ya Kongo ni igihugu cya South Africa, ndetse n'ibyo bihugu byo mu Burayi byirirwa bibisakuzaho bivuga kuri ibyo bintu ngo by'amabuye hari ahantu burasirazuba bwa Kongo ngo bigende gutya no gutya. Atabanga birirwa babisakuzaho, ibyo bihugu byo mu Burayi byirirwa bibisakuzaho nibo bantu ba mbere bungukira muri ayo mabuye ya Kongo. Comparison has been made that you are the Vladimir Putin of Africa, that he... Umunyamakuru yakomeje amubaza ati abantu bamaze iminsi bakugereranya na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, aho bakugereranya bavuga ati Vladimir Putin no yaragiye afata uburasirazuba bwa Ukraine, nawe bakavuga yagiye afata Ukraine, nawe bakavuga ati wagiye mu burasirazuba bwa Kongo gufata igihugu cy'abandi. Ati bakakugereranya na Vladimir Putin wo muri Afurika, nko kuri Vladimir Putin no yagiye gufata Ukraine ugasanga intambara itangiye gutya ibintu nk'ibyo. Ati nawe abantu basigaye bakugereranya na Vladimir Putin, ubivuga iki ko bakwita Vladimir Putin wa Afurika? His Excellency yamusubije ngo niswe ibintu byinshi, nakwitwa n'ibintu byinshi, ariko nta kintu nabikoraho ibyo abantu banyita. Nzakomeza amubwira ati ngende uwo ndiwe ndicyo ndetse turabo turibo. Nzakomeza amubwira ati tugomba gukora icyo ari cyo cyose, ndetse tukanareba ko buri mihengeri yose cyangwa ibibazo byose byaza bishobora kuba byahungabanya igihugu cyacu tugomba guhangana nabyo. This fighting that has been going on from its inception was caused by DRC, not by... Ndetse His Excellency yakomeje avuga ati iyi ntambara uri kubona, ibi byose biri kuba ni intambara yatangijwe na Kongo, ntabwo ari intambara yatangijwe n'u Rwanda. Ndetse His Excellency yakomeje anasobanura avuga ngo aba bantu ubona bari kurwanira uburenganzira bwabo, abo M23 ntabwo baturutse mu Rwanda, kuko M23 nayo ubwayo iravuga ngo twe turi abakongomani, hano ni iwacu turi kurwanira uburenganzira bw'igihugu cyacu. Bakanasobanura impamvu avuga ati iyo ntambara ntiyatangiriye hano, n'abo bantu ntago bari kurwana uburenganzira bwabo ntago ari abantu baturutse mu Rwanda, n'abakongomani. Any troops at all in Eastern DRC? Ndetse nibwo umunyamakuru, You're the commander in chief. Yeah, there are many things I don't know. Ndetse nibwo umunyamakuru yamubazaga ati none se reka nongere kubaza ikindi kibazo. Uyu munsi ku itariki 3, bari ku itariki 3, uyu munsi turi ku itariki 4. Uyu munsi uratubwira ko muri Kongo hari ingabo z'u Rwanda cyangwa ntaziriyo? His Excellency yamusubije ngo ntago mbizi. Icyo gisubizo yamuhaye. Umunyamakuru abwira atari kuri commander in chief, niwe mugaba mukuru w'ikirenga, niwe muyobozi w'igihugu, gute utamenya nimba ingabo zawe ziri muri Kongo? Aramusubiza ngo ni ibintu byinshi mba ntazi. But if you want to ask me, is there a problem in Congo that concerns Rwanda and that Rwanda would do anything to... Gusurumbaza ati ese muri Kongo hari ikibazo kandi kireba u Rwanda cyangwa kijyanye n'u Rwanda? Ati kandi u Rwanda rukwiye gukora icyo ari cyo cyose kugira ngo rurengere ubusugire bwayo cyangwa burinde umutekano w'igihugu cyabwo, icyo ari cyo cyose. Aho nagusubiza ngo yego 100%. I'd say 100%. Does this risk a war in the region? I don't know. I don't think anybody is interested in war.
ndetse ni nabwo yamubazaga ati ese ibingibi ntago ubona ko bishobora kuba byatuma haba intambara y'akarere, intambara mbega ikaba intambara yakwira akarere kose ibihugu byinshi bikayisangamo. Yamusubije ati ntago nkeka ko hari umuntu ushishikajwe n'intambara muri kano kanya, ati nkeka ko na Tshisekedi ubwe n'intambara nawe ubwe atayishaka cyangwa adashishikajwe nayo, ati ahubwo Tshisekedi yagiye aterwa ingabo mu bitugu cyangwa se agashukwa n'abantu baza muri Kongo bakamubwira ngo twereke ino ntambara yawe tuyikurwanire. Uyu munsi wa none nureba koko mbere na mbere rwahitwera ku gihugu nka South Africa. Igihugu nka South Africa ubwacyo kirabyuka, ngira ngo mwabibonye nabasomeye tweet cyangwa se post yashyizwe kuri X na Perezida Ramaphosa wa South Africa avuga ati abanyekongo nimugire ikibazo urugamba turarubarwanira, iyi ntambara turayirwana, turarinda umutekano wanyu, turabatabara, uwo mwanzi wese uri kubatera twe turahari. Sana none muri iki kiganiro ngo His Excellency Paul Kagame yaje kongera kwemeza ko iriya nama izaba kuwa gatandatu ejo bundi muri iyi weekend, harabura iminsi mike cyane barirwa ku ntoki. Inama izahuza ibihugu bigize SADC n'ibihugu bigize East African Community izabera muri Tanzania azayitabira, ndetse William Ruto perezida wa Kenya natangaje ko na perezida Tshisekedi iyo nama azayizamo. Bizaba ari ibintu bitari bisanzwe kuko Tshisekedi gira ngo magambo yari yaravuze ko mu buzima bwe atazongera guhura na perezida w'u Rwanda. Gusa biravuga ko ngo muri iyi nama izabera muri Tanzania Tshisekedi nawe ngazayizamo, ubwo SADC izaba yahuye na EAC. Ibizava muri iyo nama nakubwiye ngo uzabisanga kuri YouTube channel uwo munsi biri kuba. Reka nze dukomeze n'ikiganiro turebe n'ibindi byose biri kuba, cyane cyane by'urugamba Bukavu M23 ahiri kugenda imanuka muri Kivu y'Amajyepfo. Kuva M23 yafata umujyi wa Goma ntago bigeze bahagarara aho ngaho gusa ngo batuze, oya urugamba bahise barukomeza, ndetse bakomeza muri Kivu y'Amajyepfo bavuga ati nuriya mujyi wa Bukavu tugomba kuwufata. Bakomeje n'ubundi bamanuka muri biriya bice byo hepfo mujyi wa Bukavu. Urugamba rwari rumaze iminsi rutoroshye rukomeye, ndetse nanone byatumye leta ya Kongo ikimara kubona ko M23 noneho iri kuzizira umujyi wa Bukavu, bahise batangira gutoza abasore benshi muri ibyo bice, batangira kubatoza ka kantu twita ngo ni amafunzo y'ibanze, bakubita utuntu kutumarinyeri babwira ati mwitegure, babakoresha utuntu, babaha stock y'ibyo bakeneye, ibyo kurya, intwaro hafi aho ngaho. Bari gutoza urubyiruko rwinshi kugira ngo barebe ko rwabasha kwitoza vuba vuba rukabasha kuba rwakumira M23 itarafata umujyi wa Bukavu. Bivuga ko M23 urugamba iri kurwana n'ubundi ubona ko iri gukubita ibangura cyane. Bikavuga ko urugamba rumaze kugera hitwa Kavumu n'ubundi usanga hari n'ikibuga cy'indege, akabuga k'indege kitwa Kavumu. Abasirikare ba leta ya Kongo hafi aho ngaho n'ubundi niho barigira ngo no muri Goma wabonye ko abasirikare ba Kongo ahanini bakomeje kurwanira urugamba rukomeye muri Goma, ku kibuga cy'indege cya Goma. Naha ngaha M23 n'ubundi M23 iri gukomeza imanuka yegera Bukavu. No kuvuga ngo urugamba ruri kubera muri Kavumu, ari naho hari ikibuga cy'indege ubona ko ari ahantu nyine heza ho kuba warindira, niho abasirikare ba leta ya Kongo ubona ko bari cyane. Ariko nanone bikavugwa ko ngo M23 komeje kuganza ku buryo aho hantu bari kurwanira muri Kavumu ni ibirometero bike cyane, bigera hafi kuri 40 gutyo uva Kavumu ugera Bukavu. Bivuze ngo M23 ikimara gukubita Kavumu cyangwa se nibigenda gutyo biraza kurangira na Bukavu wenda bahise bayifata nta wamenya. Igisirikare cya Kongo nacyo kiri gukora uko gishoboye cinjiza abantu benshi ku rugamba, gitoza abasore benshi kugira ngo barebe ko bakumira M23. Gusa mu gihe urugamba rwari rukomeye cyane, ubona ko na bamwe mu basirikare bakomeye b'igisirikare cya Kongo bari bakomeje kwicwa na M23 muri urwo rugamba bari kurwana hafi ya Bukavu. Ubona ko gahunda yo gufata Bukavu, M23 uyu munsi yasohoye itangazo rivuga ngo ejo ku itariki enye, uyu munsi twamaze kugera ku itariki enye, M23 yasohoye itangazo rivuga ngo M23 ibaye ihagaritse ibikorwa byo kurwana n'abasirikare ba Kongo n'abari bose babafasha. Ati urugamba rwo kuba urugamba bari kurwana Kavumu bakomeza Bukavu, M23 ibaye ihagaritse urugamba muri kano kanya. Ngo kubera iki? Ngo kuba hagaritse urugamba kubera yuko ngo bakeneye ko ngo habanza hagakemurwa ibibazo byagiye biterwa na leta ya Kinshasa, ubwo ni leta ya Kongo, cyane cyane mu byerekeranye n'ubuzima bw'abaturage, ko batari kubona uburenganzira bwabo, batari kubona ibikorwa by'ibanze, ubuvuzi, byo kurya, byo kunywa, bya bikorwa nyine ikiremwa muntu kiba gikeneye. M23 yavuze ko ibaye ihagaritse urugamba guhera uyu munsi ku itariki enye, yari iri kurwana n'ingabo za FARDC, bamwe bagerageza kuba bakwinjira Bukavu, abandi bagerageza gukumira. M23 ibaye ihagaritse intambara nk'igikorwa abantu benshi bakomeje kwishimira, yaba ari hirya, yaba ari muri Kongo. Abaturage nabo bavuga ati byibura aka gahenge kuko M23 nimba ivuze ngo ihagaritse urugamba bigiye gutuma
tubasha kuba twabagira ibindi tuba dukora, ahubwo no gushaka nimba ari abakomeretse, nimba ari abahunga bakaba bavuyeho hari imirwano, nimba nyine ibikorwa nyine nawe urabyumva ahantu hari amasasi yahagaze, ikiremwa muntu hari byinshi kitabasha kuba cyakora bibafasha nyine bituma bamera neza. Nikavuga ati ikindi mwamakipe mwe mumenye ko ibihumbi n'ibihumbi muri kano kanya bimeze nk'ibyafungiwe mu mujyi wa Goma, bifunzwe mu buryo ki bidashobora kuba byabona, ibyo bihumbi by'abanyegoma bitari kubona amazi, bitari kubona ibiryo, bitari kubona umutekano, mbega ibyo bihumbi biri muri Goma bitameze neza na gato, bidatekanye. Ati byose biri guterwa na M23 ndetse na leta y'u Rwanda. Ati niyo mpamvu mukwiye guhagarika iyo sponsorship mwahabwaga n'u Rwanda, kuko ayo ni amafaranga ava mu maraso, mwimeneka ry'amaraso. Uyu muvugizi wa cyangwa se uyu mugore uyu Teresa Wagner, uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta ya Kongo, akomeza avuga ati u Rwanda rukomeza gushuka amahanga rwihishe inyuma y'imikino cyangwa se y'imyidagaduro kugira ngo rwibagiranishe ishusho ya nyayo yarwo yuko ari rubi. Kuko impamvu avuga gutyo no kubera iki? Nuko u Rwanda kuva rwatangira gahunda yo kwamaza Visit Rwanda, abantu basura u Rwanda binyuze muri ayo makipe akorana n'u Rwanda, harimo nk'amakipe u Rwanda ruhemba miliyoni zigera kuri 12 ku mwaka nk'ikipe imwe, gutyo n'andi menshi byansaba gusubira kureba ibijyanye n'amafaranga yishyurwa ari amakipe, ariko atari make. Kivugwa ko ngo ishusho y'u Rwanda mu mahanga yagiye ikagenda ikaguka, abantu benshi batangiye gusura u Rwanda, imikino myinshi yagiye itangira kwakirirwa mu Rwanda, ngira ngo mujya mubibona ibikombe byakirwa mu Rwanda, ibintu mbega by'imyidagaduro, siporo, ibintu byinshi bigenda bibera mu Rwanda. Ibyo byose nako murahaba mwe murabizi. Ni ishusho rero igaragaza ubundi u Rwanda rwiza, ingagi, umuco, ibintu byiza byose bikagaragara nyine ko ari igihugu cyiza. Ibyo Kongo rero nibyo biri kuyibabaza, ibyo idashaka. Niyo mpamvu ikomeza kuvuga ngo bari kubabeshya bihisha inyuma y'ishusho ryo kwamamaza imikino n'ibyiza byaho, bigatuma mwibagirwa ko ibyo byose ahanini bikorwa n'amafaranga bayavuye ngo mwimeneka ry'amaraso cyangwa se mu mabuye y'amaraso nk'uko babyita ngo yacukuwe muri Kongo. Ibyo byose ni ibyifuzo n'ubundi bikomeje gutangwa na Kongo, nk'uko n'ubundi uyu minisitiri wabivuze wandikiye ayo makipe, ni nawe n'ubundi ngira ngo mu nama z'imiryango y'abibumbye no hirya no hino mu bitangazamakuru niwe mujya mubona kenshi ari kuvuga ngo u Rwanda murufatira ibihano, ibihugu byinshi bivuga ngo u Rwanda barufatira ibihano. Gusa nanone u Rwanda nubwo biba bimeze gutyo, ibihugu byinshi by'amahanga bikomeye, Ubufaransa, Ubuyapani, biriya bihugu byose mubona, za Canada, Amerika, Ubwongereza, ibyo bihugu byose n'ubundi nabyo bikomeza kugenda bivuga ngo iyo M23 ifashwa n'u Rwanda turayisaba ko yava muri Goma n'ibice byose yafashe igashyira intwaro hasi. Niko bakomeza kuvuga. Ariko n'ubundi ukabona M23 ntabwo biciye intege, yo ikomeje gahunda zayo, kuko baravuga ngo nta handi hantu dufite ho kujya, iki nicyo gihugu cyacu. Ndetse uko yabitangaje M23 ivuga ngo nibiba ngombwa tuzarwana tugere na Kinshasa, ariko uburenganzira bwacu tugomba kububona. Reka nkubwire ngo ibuka gukora subscribe, buri kanya amakuru yose turi buze kugenda tumenya uko byifashe hakurya iriya, turaza kugenda tubiganirira hakurya. Ciao ciao.